Tariki ya 18 Ugushyingo twibuka umunsi Kiliziya z'abatagatifu Petero na Paulo zahaweho umugisha. Duhimbaza kandi mutagatifu Romani uwahowe Imana, Odoni umukuru w'abamonaki, Orikiri uwahowe Imana, Auda umubikira, Bernardo wa Mentoni na Orikuri. By'umwihariko ku wa 18 Ugushyingo, Kiliziya ihimbaza umunsi w'itahwa rya Bazilika ya Mutagatifu Petero n'iya Mutagatifu Paulo. Nyuma y'imva yakujijwe ya Kristo i Yerusalemu, imva z'intumwa Petero na Paulo i Roma, kuva mu ntangiriro z'ubukristu, ziri mu hantu abakristu bakunda gukorera ingendo ntagatifu. Mu kinyejana cya 4 nibwo bubatse Kiliziya hejuru yazo. Bazilika ziriho ubu zasimbuye iza kera, zihabwa umugisha ku ya 18 Ugushyingo 1626, iyo ni ya Mutagatifu Petero, no ku ya 10 Ukuboza 1854, iyo ni ya Mutagatifu Paulo. Kubera ko muri liturujia urwibutso rwa Mutagatifu Paulo rutajya rusigana n'urwa Mutagatifu Petero, umunsi wo guhimbaza itahwa rya Bazilika yamwitiriwe wakomeje kuba ku itariki ya 18 Ugushyingo. Turahimbaza kandi Mutagatifu Odoni umukuru w'abamonaki ba Kuruni, wabayeho mu mwaka wa 857 kugeza mu wa 942. Odoni yabaye akivuka muri 857, ababyeyi be bamutura Imana. Ubutarikwa kenshi bwoshya nabi. Odoni yabanje kohoka ku ngeso z'abasore babanaga. Byongeye yari yaravukiye mu mukiro mwinshi n'umudabagiro w'isi, aba ari byo akuriramo. Gupfayonga, guhiga, kurwana n'ibindi nk'ibyo nibyo yirirwagamo mbere. Buri gihe yumvaga ibyishimo by'uwo munsi bitamunyuze, ahubwo ndetse bimuteye isesemi n'agahinda atazi impamvu. Amaherezo ariko azakamenye. Imana iyo yitumye umuntu ishyirwa abaye wayo. Rimwe kuri Noheri arwara umutwe cyane, agira ngo ahari uri bumwice. Ntiwamwica ariko umurara nabi koko. Naho yoroherewe ntiyawukira rwose. Bimutera koko kureka yanza kunze ubupfayongo bwe. Nuko bituma atekereza kandi yumva n'inama z'ababyeyi be. Se amwibutsa ko yari yaramutuye Imana bakimubyara. Odoni ati, ninkira noneho nzakumvira ije kumwiha. Akira ahari akivuga atyo. Nuko ajya kwiha Imana muri monasteri ya Kuruni. Ayiha kandi ayihaye koko. Bituma abandi bamutoraho umukuru wabo bidatinze. Kuva ubwo noneho arushaho kuba umuntu w'Imana, abifashwamo kandi nuko asanze monasteri ya Kuruni yari itaradohotse mu mirimo yo kwitagatifuza no mu mategeko yayo. Mutagatifu Odoni yayitegetse imyaka myinshi, yitaba Imana muri 942, amaze kuyishyira imbere muri byose, cyane cyane mu butagatifu. Inama twamukomoraho ni iyo gutunganya imirimo dutegetswe gukora uyu munsi.
Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: kuri Antiyoshi turahimbaza mutagatifu Romani uwahowe Imana ku ngoma ya Galeri. Uyu munsi kandi turahimbaza mutagatifu Orikiri uwahowe Imana ku mwaduko w'Abavandari. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya André ku bufatanye na Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.